Kubabara ndababara, ariko kubabarira kuri muri njye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe kubabarira akamaro kabyo. Baha ikaze ku muyoboro mugari w'Umutuzo Voice Record. Mu buzima busanzwe umuntu ahura n'ibintu byinshi bimubabaza. Umuntu ashobora kubabazwa n'umukunzi we bakundana. Umuntu ashobora guhura n'ikintu mu buzima bwe kikamutera kubabara. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko igisubizo cyo gukira uwo mubabaro kiri muri wowe. Kubabarira ni ikintu gikomeye kandi abantu benshi batajya bahereza agaciro. Ndetse kandi rimwe na rimwe umuntu akumva yuko atatanga imbabazi nyuma yuko yakoserejwe. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko kubabarira ni intwaro ikomeye cyane ituma umuntu agira amahoro asesuye. Ni byiza ko umuntu atanga imbabazi mu gihe bamusabye imbabazi, ariko kandi no mu gihe batagusabye imbabazi ni byiza kandi ni ngombwa yuko watanga imbabazi. Kuko mu gihe watanze imbabazi no mu gihe bitabaye ngombwa ko bagusaba imbabazi, umutima wawe uhora ukeye, umutima wawe uhora n'ibyishimo, hehe n'amaganya yo mu mutima ngo umuntu yarambabaje. Ndakwinginze wowe udukurikiranye aya masaha aho uri hose, utangire wiga kubabarira kabone naho batagusaba imbabazi. Bizagorana yuko abantu baguteye kubabara cyangwa se abantu bakubabaje mu buzima bongera kugaruka mu nyuma bakakubwira ngo mbabarira. Gusa ku muntu uzakubera imfura ntuzagusaba imbabazi akakubwira ngo mbabarira, ariko 80% by'abantu bazakubabaza abazagusaba imbabazi ni bakeya. Umuti mwiza rero kugira ngo ubeho mu buzima butuje, mu buzima butekanye, ufite umutima umeze nk'uko wumva ubishaka kandi ufite amahoro, nuko wiga gutanga imbabazi no mu gihe utasabwa imbabazi. Ese ujya utanga imbabazi? Ese ujya utanga imbabazi? Ndakubitsa ukanda subscribe, wowe utarakanda subscribe, kandi nawe wamaze gukanda subscribe ndagushimira cyane, kandi nkurarikira kumva ibyo tubategurira kandi tubagenera umunsi ku wundi. Niba aya magambo agukoze ku mutima, yasangize n'inshuti zawe.